Yes twongeye twabasuje rero hano ni kuri Future Empire ngira ngo nkubwire ngo amahoro y'Imana agomeze kubana nawe, umugisha w'Imana ugomeze kukugeraho wowe ubudukurikirana hano umunsi ku munsi, isaha ku isaha. Ahanga rero kuri Future Empire twongeye twagarutse na episode ya 55 ahangaha yaje yasohotse. Ahangaha twabonye ko Isimbi iribagiza na Cyusa bameze nabi, basa nkaho bameze nabi, gusa mu kumera nabi kwabo Cyusa yabwiye Iribagiza ijambo rikomeye, aramubwira ati ngo igihe tumaranye, agenda nyine asa nkaho ari kurya indimi, gusa Iribagiza yahise amubwira ngo ceceka, ibyo ushaka kuvuga nabimenye. Nanjye rero ibintu cyangwa se ibyo Cyusa ashakaga kuvuga nsa nkaho nanjye nabikuruyeho gake, ngira ngo nkubwire ngo nawe jya muri comment kabisa tuvuge ibyo Cyusa yashakaga kubwira Iribagiza uko wowe wabyumvishe. Niba wabyumvishe kimwe nkanjye, twese tubyandike muri comment duhuriremo kabisa, duhuze ibitekerezo, twumve ibyo ari byo, twumve ibyo Cyusa yashakaga kumubwira. Ku rundi ruhande rero hano ngaha twabonye ko mama Cyusa ndetse na Sylvie na papa we bahangayikishijwe n'umuti kabisa, kuko ahangaha Rugema agomeje kubatesha umutwe. Rugema agomeje kuza kwaka umuti awubaza Nkubito. Rero Nkubito yaje kuba yabiganiraho na mama Cyusa ndetse na mushiki we Sylvie, bumvikana yuko uno muti nta muntu n'umwe ugomba kuwubona hagati ya Isimbi ndetse n'uriya muhungu wabo ubakorera, kuko bashobora kuba aribo bagambanyi bafite mw'uru rugo. Bityo rero yabwiye Sylvie yuko agomba kujya ajya gukoropa mu cyumba, akagenda ahakinze, yanasohoka akakinga, kugira ngo atazabona uriya muti akaba yajya kuwutaga ukaba wagira izindi ngaruka zihambaye. Rero aya niyo masezerano none yari ari kubera hagati ya Sylvie na mama we ndetse na papa we, twongera no kwibuka umwana wabo ko yavuganye nabo, cyangwa se yahamagaye nyine mama we akababaza uko ameze, agagerageza kwihagararaho nk'umuntu w'umugabo, agagerageza kuvuga ko nta kibazo afite ngo uretse ibintu by'imibu. Ariko Iribagiza yahise ahaba aravuga ngo rata mama turashonje, Cyusa yanze kurya ibiryo bitarimo amavuta, urebye nk'ukuntu duha nka 5 twakiyeranja. Rero ahangaha mama we nta kindi kintu yari gukora nk'umubyeyi, yavuze ngo imu mwana wanjye, gusa amafaranga yemeye kuza kuba ayabaha, ariko ntabwo tuzi neza ko Cyusa ari buze kubyemera kuko aba ari kwihagararaho nk'umuntu w'umugabo. Turaza kureba rero ibi byose aho biri buze kuba byarangirira mu kandi gace, ngira ngo njye nkubwira ngo kabisa tujye duhora dukurikirana filime yacu kuko iba ibica bigacika. Ni filime ikunzwe cyane, ni filime irebwa ku rwego rwo hejuru n'abakunzi bayo kabisa, tuba tugomba kuyifanira hejuru cyane. Urukundo rwabo rw'urumana, abareba bose baratunguwe. Isimbi arashubongera, nta gushidikanya arazirarungana. Cyusa aramwiyumvamo cyane, Iribagiza n'inyenyeri. Isimbi aragenda ashukwa, agacece karategura ikibi. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo aba basigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakira nta butyobe, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, Ngo abasigaye bamugira umugeni. ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikiba
amavi hirya inyibara acirana botyobe akabona amata mu bisiba irikoresha ijoro rizamuca imbere isindi arashaka kumuhitana ngo abasigaye bamugira umugeni ndabona ituzi arusha ahangahanya hano hatazima ya aka karirimbo ni keza cyane. Aka karirimbo kajya kamfasha kuko kagaragaza urukundo ruba ruri hagati ya Cyusa na Iribagiza. Ibi bintu Cyusa aba yarakoreye Iribagiza ni ibintu bigaragaza urukundo rwinshi cyane, ni ibintu bitakorwa n'uwo ari we wese, ni ibintu bitakorwa n'ubonetse uwo ari we wese. Gufata uyu mwanzuro ugafata umukobwa ungana uku nguku ukamujyana mu gahunga mukajya kwibera ahandi mugata urugo, ni ibintu biba bikomeye cyane. Rero ni umwanzuro udafatwa gutyo gusa, ni umwanzuro uba ubatekerejweho se cyangwa ufatwa bitewe n'urukundo umuntu aba agufitiye. Rero nk'uko twabibonye cyangwa se nk'uko twabyumvishe ahangaha Iribagiza kabisa na Cyusa bafite urukundo rwinshi cyane. Sinzi ko hari uzabasha kubatandukanya cyangwa se kurwangiza, nubwo isembe aba bagera amajanja ariko byaramunaniye we n'umuryango we. Akandi gace rero nakubwira cyangwa se ikindi kintu nakubwira, ahangaha Rugema yagiye kureba umugabo wari ucumbikiye Emile na Kamarade. Byari ibintu by'umuriro, byari ibintu bikomeye cyane. Rero ndagira ngo mbwe ngo no mugabo wari ucumbikiye Emile na Kamarade, umugore we ni mubyara wa Emile. Rero kuba umugore we ari mubyara wa Emile, uno mugabo yagiye hanze, umugore we azana mubyara we yamwatse icumbi ngo aze kuhaba kubera ko bari babuze ahantu bajyana wa musaza wari ufite umutima ubyibuke kandi yari arwaye. Rero uno mugabo yari yaragiye hanze, aje arababwira ngo mugombe mushake ahandi hantu mujya kuba. Rero Rugema ni inshuti ye, yagiye baraganira, bageze kwa ako kagingo Rugema barakazamuye, abaramubwiye ngo wamubwiye se akaza akansuhuza. Uno mugabo rero yamuhamagaye ngo aze amusuhuze, aramubwira ngo njyewe nagiye gushaka inzu, waratubwiye ngo dushake ahandi tugiye tuba. Rero bityo kubera ibyo watubwiye cyangwa se uko watubwiye nyine ngo tujye gushaka ahandi tuba, nahise njya gushaka indi nzu aho handi hantu mba ndi kuba. Mu kuba rero baratubwiye ngo tujye gushaka ahandi ho kuba, urumva sinari kugusuzugura ngo ngume aho ngaho, nahise ngenda. Ibi bintu byahise bitera ubwoba Rugema ahita agiraho nyine asa nkaho agaragaje indi reaction yuko yaramubuze, yari kuhita wenda agira ikindi kintu yamenya cyangwa se ikindi kintu gikomeye yakora. Byarangiye rero Emile abajije uno mugabo aramubwira ngo uwo mushyitsi ninde. Niho filime yacu yarangiriye, ngira ngo nkubwire ngo dukomeze kugira amatsiko yo kureba no gukurikirana episode ya 56 tureba uko izaba imeze, tureba uko ibintu bizaba byifashe. Rero nanjye munyemerere nsoreze ahangaha, dukomeze kubana umunsi ku munsi tuza tuvuga uko filime yacu twayibonye, uko filime yacu yagenze. Murakoze, Imana igomeze kubaha umugisha. Inzira y'umusaraba ni ndende inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera wihangane bizashira